Yes sir. Yes sir. Yes. Yes. Mumeze mute nkuko mubizi hano ni kuri Generation TV turi aya man. Ubuzima mo buragenda gake gakeya murabona ibintu irimo biragenda biza neza. Yes. Ya man, siyo boy kigeri dance. Ubu tugiye kuganira ku bintu bitatu tugiye kuganira cyambere Shema Fabrice ewana yamaje kuba rwose ubuyobozi bw'ubugenzacyaha RIB bwamaze kuba bwamuta muri yombi. Arazira iki? Mu kanya turaza kubiganiraho. Ikindi aperi kabisa yamaze kuba yikura mu irushanwa rya yamaze kuba yikura mu irushanwa kabisa, nabyo turareba impamvu yikuye mu irushanwa. Ikipe bita Pate Dinde bayita Pateri Dinde kabisa, nayo yamaze kuba yagura umukinnyi mushyashya. Umukinnyi yitwa nde, akomoka he, afite imyaka ingahe? Ibintu byo bintu tugiye kuba twakomeza kwiga tureba gake noneho ikindi cyo kuganiraho Rayon Sports murabizi neza ko yagiye ishimirwa n'abandi bantu benshi, igenda ishimirwa n'abandi n'andi makipe nyine. Pateri yagiye ikora ikintu bakwitiye gushimirwa, yagiye ishimirwa n'abandi bantu benshi cyane, abasitari, andi makipe. Ibintu bigenda bimeze neza cyane muri ibyo byose. Itariki shampiyona izatangiriraho twamaze kwimenya. Iyo tariki ni iyihe? Ibi byose ni hano kuri Generation TV kabisa. Ni hano kuri Generation TV. Ibintu bimeze neza cyane yamana. Nkuko bisanzwe nje mbanza ndashima wowe ufata umwanya ukareba ikiganiro tuba twatanze no kuri Generation TV. Ndashimira wowe ufata umwanya ugafata igihe cyawe ukareba ibiganiro. Nabwo yuko iki kiganiro cyo kuri Generation TV ni ikiganiro cyimamo, ni ikiganiro kiba ni amakuru ya 5 kuri 5. Aya ni amakuru aba yizewe. Kigali tuba turiyo, ahantu hose tuba turiyo, ibintu byose tuba turi. N'ubu ngubu urabona ndambaye neza, urabona n'ubu ndambaye ngiye, hari match igiye kuba. N'ubu ngubu niyo ngiyemo. Ejo ninyibabwira ngo muzaba muvuga ngo nago nagiyeyo yemana. Mbabwira yuko polisi ifite match, uri nayo rwose naringiyemo rwose. Polisi ifite match hano Ingoma, match Ingoma. Muri iyi minsi turaba ndimo ndagenda nzikurikirana match za polisi zose. Mubizi ko ndi n'umufana wayo. Akangaka kugakati umufana wa polisi kabisa yamana. Twagiye cyane tuganire kuri uyu mugabo bita Shema Fabrice. Uyu ni umuyobozi Shema Fabrice ni umuyobozi, niwe CEO wa Ferwafa, niwe ushinzwe Ferwafa nyine, ni umuyobozi mukuru, perezida wa Ferwafa Shema Fabrice. Ikintu navuga, uyu mugabo ni umugabo kuva mu bwana yakundaga ikintu bakwitiye, yakundaga uyu mugabo kuva mu bwana yakundaga ikintu bita football. Ndabyibuka neza ari speech yigize kuvuga muri aramagambo yigize kuvuga ku gicenye makuru, nibuka neza yavuze yuko umupira hari ikintu ashaka kuwukorera gikomeye cyane. Kandi murabizi neza ko uyu Shema Fabrice tugiye mu bigwi bye kuva ageze ku buyobozi. Mureke tubanze tumuneke gato y'abakonzi ba Generation TV. Uyu Shema Fabrice ni muzana tubanze tuganire Shema Fabrice. Reka tubanze twirengagize ibibi bya Shema Fabrice, perezida wa Ferwafa. Mbere yuko bamuta muri yombi, icyazira ngo arazira sheke itazigamiye. Ariko iyo sheke itazigamiye, ubu Shema Fabrice yabuze amafaranga ku buryo yajya gutanga sheke itazigamiye.
wenda ibyo ngibyo reka tubireke, reka tunabyihorere. Ase nta nubwo mwabanza ngo murebe ibyiza yakoze. Ase ibyiza yakoze ni ibi: Shema Fabrice akiza ku buyobozi bwa Ferwafa yabanje atwara igikombe, igikombe yatwaye urakizi, murakizi bino bikombe byategurwaga na CAF FIFA series. Shema Fabrice iki ni icyambere yakoze icyiza. Ubu turi kuvuga ibyiza yakoze, wenda reka nirengagize, reka nirengagize ibibi yakoze, ibibi wenda ikibi yakoze, icyaha yakoze. Reka mbanze mvuga ibyiza bye bigera kuri bitatu. Shema Fabrice akigera ku buyobozi, ndakubwira yuko Amavubi yahise atwara FIFA series. Shema Fabrice akigera ku buyobozi, ikindi cyabayeho, yazamuye ibihembo by'ama ekipe. Murabizi ko ikipe ya mbere ya nyuma ubu ngubu ari ya 8. Ibaze kuva ku ikipe ya mbere kugeza ku ya 8 ikaba ifite amafaranga igomba guhembwa. Urumva ko urwego rwa champion rwazamutse n'ama ekipe confidence zirazamuka. Shema Fabrice niwe washyize igitutu ku buyobozi kugira ngo Rio Sport ibone abaterankunga cyangwa wenda nayo ibone uruvugiro. Shema Fabrice rero ni umuntu wenda twirengagize wenda icyaha yakoze, ko wenda ikintu cyose giterwa kigize icyaha, twirengagize icyaha yakoze, ariko ni ukuvuga ngo Shema Fabrice ni umuntu uko byagenda kose. Njyewe ndasaba ubuyobozi bukuru bw'igihugu, ndasaba minisita, ndamusabira kugira ngo agume ku buyobozi, nubwo wenda icyaha ni gatozi, ndamusabira kugira ngo agume ku buyobozi rwose pe, nicyo namusabira, abugumeho. Ngenda bivuze hano kuri Generation TV, abugumeho pe. Ariko igihari nyine aragenda nyine abazwa ibibazo, ariko amakuru yizewe dufite nuko ari mu maboko ataraye. Ubwo ngubwo muri yasabiri ko bayashema Fabrice, numva ko ibintu birimo biragenda, kandi ubuyobozi butabera RIB igenda ishaka uko yagenda ibitunganya, igenda ibitunganya neza gake. Yaman imyambaro yamaze kuboneka. Imyambaro ku munsi w'ejo imyambaro igomba kubereka. Ndabwiye ko umufatanyabikorwa wa Sport bita Jairut, twinjiye muri Rayon nta kibazo. Umufatanyabikorwa bita Rayon, umufatanyabikorwa witwa Jairut yamaze gutangaza igihe imyenda, yaba amajipo, y'amapantaro, yaba amakabutura, yaba frari, yaba amabanderole, byose byamaze gutungana ku munsi wo kuwa 4. Ubwo se sejo nejo ku munsi wo kuwa 4 imyambaro izaba yamaje kugera kuri headquarter ya Rio Sport, ku cyicaro cya Rio Sport. Reka headquarter ni abapolisi, ku cyicaro cya Rio Sport. Igihari nuko Jairut yari imaze kuva mu bya Simba. Babizi ko Simba nawe ari umufatanyabikorwa wa Jairut. Jairut yamaze kuvuga yuko kuwa 4 ibintu bizaba bimeze neza. Tunabivaho, ikindi nababwira yuko nuko ku cyumweru hazaba match. Ubushize nababwiye ko Azam ari izakina, ariko Azam nayo byaje guhinduka. Bimaze guhinduka, Perezida Murenzi aravuga ati bakinnyi mukomeze mukore umwitozo, bakinnyi mukomeze mukore umwitozo, mu gihe ikipe itari yaboneka tuzakina nayo mu rwego rwo kumurika mu rwego rwo kugira ngo tumurike iyi myenda. Ubwo ni ku cyumweru, kugira ngo tumurike iyi myenda mube mukomeze imyitozo, turagikomeza dushaka ikindi. Hari igihe wasanga ikipe ari polisi, ariko polisi twabica kabisa. Hari igihe wasanga ikipe wenda ari polisi, ariko igihari amakuru ahari yizewe nuko nago ikipe yari yaboneka.
niyo makuru wenda yaba twari twabona. Amakuru yo yizewe nuko ikipe ntabwo zari zaboneka, ariko Shema Fabrice nuko igihari nuko ibintu bigomba kuba byajya neza ku murongo. Twitege iki? Ase ni ikipe izaza itanga ikinyuranyo, ni ikipe izaza igira icyo wenda ikora, ni ikipe izaza hari ikintu wenda igiye gutanga nka challenge. Hari nuko perezida avuze ngo abakinnyi bakomeze bakora umwitozo mu gihe ikipe itaraboneka. Ubwo bizageza byibura nko kuwa gatanu ikipe yabonetse wenda izakina na Rayon Sport mu muhango wo kuba yakina iyi mikino yo kumurika imyenda yayo mishya. Ikindi tugiye kuvuga kuri Rayon Sport, Rayon Sport nayo yanditse nyuma yuko Rayon Sport nayo yamaze kuba yakandika ibaruwa. Murabizi neza nababwiye yuko mu kiganiro cy'ubushize nababwiye yuko Rayon Sport yanditse hari abayishimiye amakipe usibye yayindi nyine hari amakipe yagiye yandika abashimira. Turavuga Al Hilal, Al Merreikh, polisi ndayishimira cyane, polisi ndayishimira ku kazi kayikora, ukuntu bishimira rwose, ishimira abavandimwe ba Rayon Sport, Al Hilal, Al Merreikh, polisi, za Gasogi n'andi makipe menshi agenda ashimira. Ariko Rayon Sport ntago yahwemye, ntago yicaye yavuze ngo natwe turabashimira. Yandika ibaruwa inabashimira, ibabwira yuko ikwiye kuba ibashimira. Rayon Sport nayo yanditse ibaruwa ibashimira bose, irabikiriza nyine kwa kundi ushimira abantu kugira ngo bamere neza, nabo bagende bameze neza cyane. Twagiye hari ikipe ngiye kubabwira, nabwiye yuko ikipe bita bayita Panthère Dinde, ikipe izahura bita Panthère Dinde. Iyi kipe nabwiye yuko nzajya ngenda nyibabwiraho gake nyishunaho. Ikipe izahura na Rayon Sport mu mikino mpuzamahanga. Ikipe bita Panthère Dinde yamaze kugura umukinnyi. Uyu mukinnyi afite imyaka 20. Uyu mukinnyi afite imyaka 20 kandi uyu mukinnyi ni umukinnyi uturuka mu gihugu bita Cameroon. Ni umukinnyi uturuka mu gihugu cya Cameroon. Uyu mukinnyi urabona ko aje ari mu myaka nyine, uyu ni umukinnyi umaze kuba rwose yagira gutya nawe yaravuye mu cyiciro cya kabiri. Uyu mukinnyi amazina ye nzayababwira ejo, ntabwo nyababwiye ariko amazina ye nzayababwira ejo. Uyu mukinnyi Panthère Dinde, ikipe yo muri Cameroon, uyu mukinnyi wo muri Panthère Dinde ni umukinnyi ukomeye cyane. Ni umukinnyi murebe gutya, ni umukinnyi muri Cameroon, ndabyisobye gakeya. Muri Cameroon ni umukinnyi wagize gutya aba MVP, niwe watsinze ibitego byinshi. Panthère Dinde, andi makuru mfite ni uko umubosi wayo wa mbere yarakennye, ubwo ayihereza undi yarakennye. Umubosi wayo wa mbere yarakennye, amaze gukena ikipe ahita ayihereza undi muntu w'umushoramari. Urumva ko nyine bagenda bavamo nyine ibintu na umuyobozi umwe ntabwo ari we muyobozi ugaruka. Ubona ko Panthère Dinde nayo iragenda ihindagurika. Rayon Sport agakipe nitagakubita bizaba ari ibibazo bikomeye cyane. Ikindi kintu tugiye kuganiraho ni ikipe ya APR. Iyi APR
kubera iki yikuye mu irushanwa? Iyi APR iri kwikura mu marushanwa aho kugira ngo igende ihure n'amakipe akomeye, yitegure imikino ikomeye, ihure na za Aigle izahura na Aigle d'Ikongo nabwiye kubishize yuko yakubise Simba ibitego biri kugusa iwayo. Iyi kipe bita APR iri kwikura mu marushanwa ifite ibibazo ngo APR wambabariye ukareka guseka, wambabariye ko APR ni ikipe ngomba kuganiraho neza. Reka wenda ibi tube tubiretse, ariko yikwemusha ako APR abayobozi ba APR ko tubazi ko muri abantu b'icyubahiro, mwafasha aba bakinnyi mukababwira mukavuga ati mukababwira mukagira icyo mubabwira. Oya, abayobozi ba APR turabizera, turabemera. Iyi Pateri Dinde nayo ifite ubutumwa yabageneye. Ubwo butumwa nzabureba ejo, ntabwo nabuvuga uyu munsi, ariko ubutumwa ejo nzabuvuga yageneye ikipe ya APR. Ariko APR reka niyo turi kuvugayo, APR igerageze igende igerageze gake. Ikindi nababwira, tujye kuvuga gato kuri hari ibintu byabayeho nyine. Hari umukinnyi bita Tony Gitoga yagize ikibazo cyo kuba yapfusha umubyeyi we, kandi tumwihanganishe, Imana imwakire mu bayo, kandi twese tuzahurira. Tony Gitoga yagize ikibazo apfusha umubyeyi, ariko hari ingingo nk'umubyeyi, aya mafaranga batsindiye muri Sekafa Kagame Cup, yaravuze ngo nibyo nabwiraga. Tony Gitoga yagize ikibazo kijyanye no kuba yapfusha umuvandimwe we, yapfushije umuvandimwe we, kandi tunamwihanganishe. Ariko nyine umubyeyi hari ingingo yaravuze, ngo bose staff yose, yaba n'abakinnyi batoya, yaba babakinnyi batoya, yaba Tony Gitoga utari, buri mukinnyi wese agomba guhabwa kuri prime bahaye abakinnyi, si ngombwa wakinnye. Mu magambo na kimwe ko navuga. Ikindi twavuga, nuko Dirani yamaze kuvuga ngo hari undi mukinnyi ukenewe. Ntabwo nzi uwari ko ndaje ngerageze nshaka uburyo ndibuze kuba namushaka. Uyu director technique Dirani ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu ubona ibintu bye arimo arabyubaka gake, kandi ni umuzungu. Nshimire n'ikipe ya polisi, nakomeza nshimira ikipe ya polisi kuba nayo yarazanye director technique, yarazanye director technique ikamuzana kugira ngo ibintu bigende neza. Abayobozi ba polisi nabo nabahanga cyane, n'abanyabwenge, bagomba kuba babishimirwa. Dirani ni umuntu arimo aragenda gake, nawe ni umuntu ntabwo twagenda tumurenza ingoyi. Bigaragara ko arimo arashaka undi mukinnyi nyuma yuko azanye Watara, nyuma yuko yinjije Watara, undi mukinnyi agiye gushaka. Watara tuzibuze kumuvugaho mu kanya. Ikindi turibuvuge nuko tayari itariki shampiyona izatangiraho, aka kantu gakate itariki ndasubirwaho shampiyona izatangiriraho yamaze gushyirwa ku mugaragaro. BK Pro League igomba gutangira ku itariki 4 z'ukwa 9 2026 kabisa. Reka dutegereze kuri aya matariki turebe. Batubwiye ngo nyuma y'ibyumweru 2 bazatubwira amabwiriza agenga shampiyona, niba ari abakinnyi babiri, niba ari umukinnyi umwe w'umunyamahanga, niba ari umukinnyi nyine amabwiriza nyine
muri ayo mabwiriza ibintu nibwo bizaba bimeze neza. Se muritegura? abareyo muri hehe, abareyo asha murihera. Niyo kipe izabanza guhura na Reyo, niyo kipe izabanza guhura na polisi, niyo kipe izahura na polisi ubundi. Akubundi waretse polisi ikabanza igahura na Reyo ra, tukabanza tukareba tukabanza tukabona igipimo cyanyacyo. Polisi ikabanza ikihurira na Reyo. Abapolisi murabyumva mute? Munyandikirano muri comment. Abapolisi murabyumva mute? Polisi abanza igahura na Reyo, tukabanza tukareba gute none. Ibindi bintu bimeze bite? Jamani, ikindi twavuga nuko umukinyi bita Watara, twavuga yuko ejo nibwo habaye umuhango wo kumusezera mu cyubahiro, ariko kuko adapfuye nagapfuye yaje mu Rwanda. Abakinnyi, abafana b'ikipe yararimo nuko habayeho umuhango kuba bamusezera Watara. Bidasubirwaho ko kuri uyu wa kane, mbere yuko umuhango wo kumurika igikombe, nyuma yo umuhango wo kumurika igikombe n'imyenda ku cyumweru bizaba, birumvikana yuko azaba ahari. Amakuru namenye yuko nuko nawe azanabanza no mu kibuga. Uyu ntago ari umwataka, ni umudefanse ukina nimero 4, akina muri center back kabisa, ameze neza. Ni umukinnyi ubona umusore, imyaka mikeya. Dylan ari mu kazi yamana. Ikiganiro cyacu kirangire ahangaha. Ndabashimiye wowe ukomeza gukora subscribe. Nje nitwa Kigeli Dance, unyite Kigeli Dance, unyite Kigeli Jean Paul, byose ni kimwe. Icyo mbabwira ni kimwe, ndagusaba komeza ukore subscribe hano kuri Generation TV. Komeza ukore subscribe, ukore share, akandi kantu dukorera ukorere na like. Kandi ndagushimiye cyane wowe ufata umwanya, mumeze mushime wowe ufata umwanya ukareba ibiganiro kuri Generation TV. Ndagushimiye cyane rero. Imana igumugisha ikurinde kandi yabakunda cyane. Sawa, ciao. Sawa.